rero ayo magambo navuganye ayo magambo yambwiye umudamu wanjye hamaze gushira umwaka nayasubiyemo ndayatekereza noneho njya nayaririmbamo indirimbo nyita Mama Yvette ko badukurikiye rero niyo mpamvu nitwa Mama Yvette. Mama Yvette twamaranye imyaka 2 muri uru rugendo, ntiyigeze ampemukira kandi ntiyigeze anyibagirwa, nanjye ndi hafi kumusanga. Amen. Mama Yvette we, Mama Yvette we, ndagukumbura nkagira umubabaro, umusozi wansigiye uraterera, urijimye kandi uteye ubwoba, wagiye nkukeneye ngo turere abana, ari kwigendere igihe cyari kigeze. Nanjye nuko nguko bimeze. Ndi umupapa w'umumama. Nashatse umudamu 2013 aza kubyara abana 2 b'impanga, umuhungu n'umukobwa, arangije arapfa. Ariko mbere yo gupfara amagambo yambwiye, kuko yari umuganga kuri Centre de Santé ya Kibingo mu karere ka Ruhango, aho bita kwa Yezu Nkirimu. Rero yaje kubyara, ariko siho yabyare baduha transferi tujya ku hospital Kinazi, abyara umuhungu n'umukobwa. Arangije arambwira ngo sheri wanjye urabeho. Ndamubaza ntugiye he? Aransubiza ngo Imana yavuze ko icyuye umugeni. Ndamwihaniza cyane, arambwira ati oya winyihaniza, Imana yavuze ko icyuye umugeni. Rero urabeho, uzanderera abana neza, uzafasha imfubyi n'abapfakazi, urera undeberera abana. Icyo gihe yararembye ku buryo yari muzima nta kibazo afite nta na kimwe. Ahubwo ayo magambo twamaze kuvugana, tumaze kuyavugana hera ko agwa muri koma. Amaze kugwa muri koma, amaraso aturunguka mu kanwa no mu mazuru, kandi ku muntu wari wabyaye neza batanamubaze. Abadukurikiye mutajya ngo bari bamubaze, ntabwo bari bamubaze, yari yabyaye neza rwose uko ababyeyi babyara. Rero arangije arapfa, yaguye kuri CHB i Butare. Sigarana abana 2, umuhungu n'umukobwa b'impinja. Ntafite ubamfasha, papa afite imyaka 98. Abakuru banjye ntidusangiye papa n'ibibazo, bambe mama n'ibibazo. Icyo batase baturujije bo barahuje, ariko twebwe ntabwo byari bihuje. Twerekeye ku karere ka Kamonyi, inyuma y'akarere ka Kamonyi gatoya, aho twagiye mu gikorwa cyo gutabara umuhanzi Tasie Titus wamenyekanye ku ndirimbo nyinshi. Abantu bakurikira iyobokamana baramuzi, ariko twahageze twahasanze bamwe mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hari Theo bose babireba, hari na Mama Yvette, Papa Yvette muri kubona turi kumwana kuri kamera. Papa Yvette, Mama Yvette turakwakiriye kuri kamera za The Choice Live. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kuba munyakiriye, nanjye biranshimishije. N'abadukurikiye kuba namwe mudukurikiye mukamunyakiriye, Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Mama Yvette, Papa Yvette, ubundi abantu bari kumva bavuga Mama Yvette, Papa Yvette, ubundi iryo zina ryavuye kugira abantu bari kwiga. Izina ni Mama Yvette. Papa Yvette byihorere, uvuge Mama Yvette, nibwo biri bwumvikane neza, nibwo n'abantu basobanukirwa impamvu nitwa Mama Yvette. Kandi ndi umupapa ufite ubwanwa burimo n'imvi. Amina. Tasie niwe watangiye kino gikorwa avuga ngo ntiturire twishime. Umusaza yarageze mu myaka 96. Ni ibintu byo kwishimira, kandi nta kabuza yuko yagiye mu ijuru, kuko yuko ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ivuga yuko abantu bubaha Imana bazarama. Nawe yararamye. Haleluya, yararamye. Dushaka ubwami bw'Imana gucyanuka kwayo, ibindi tuzabyonwa harimo no kurama. Nawe rero yararamye. Nta bantu bakigereye imyaka. Umuntu wayigize ni papa yagize 99, yapfuye 2017. Undi wayigize ni nyogokuru byara papa yapfuye 2020, afite imyaka 124. Nabo ngabo nzi n'uyu nguyu mbonye Nampyisi, cyakora na mukuru wanjye mukuru nawe da tuvukana kuri papa, nabo bagize 89. Birimo biraza. Tamaze kumenya ko papa Tasie Titus yabyaye abana bagera muri 39. Bose hamwe umuryango n'abuzukuru n'abuzukuruza 159. Urumva abantu bajye bamenya amazina bakoresha. Uwo muntu ntabwo ari nyakwigendera. Yego, uwo muntu ni umuntu uruhutse. Araruhutse. Imiruho n'imihate araruhutse, ari mu kuruhuka. Ntabwo ari nyakwigendera. Turaza kuza kubwira abantu ubundi Mama Yvette byavuye he. Nanjye abadukurikiye nitwa
pasiteri Jean de Dieu Ndagijimana mama Yvette. Kuri YouTube nitwa mama Yvette, kuri TikTok nitwa mama Yvette, ahantu hose nitwa mama Yvette. Yavuye he? Ndi umupapa w'umumama rero. Mbanje kwihanganisha umuryango wagize ibyago, kuko Tasiye n'inshuti yanjye tumaze imyaka igera mu myaka 18 tuziranye. Umuntu umaze imyaka irenga 18 muziranye burya birenze n'ubushuti, we birenze n'ubushuti. Ikibazo cyanjye kiba ari icye, ikibazo cye kiba ari icyanjye. Rero ndabihanganisha we na famiye ye, mbabwira ni Imana ibahe gukomera, bibaho kandi yatubwiye ngo twihangane, nyine nabo bihangane n'ukuruhuka. Nanjye rero nari ndimo mbibwira, mvuka mu bana 18 nanjye, ku mugabo umwe ku bagore 6. Natwe ni nk'ibyabo, twebwe turi abana, umuryango wacu abana n'abuzukuruza, umuryango w'abantu 220. Jewe ndi umwana wa 15 kuri papa, nkaba umwana wa bucura kuri mama. Urumva rero ibyabo n'ubundi bijya bisihura n'ibyacu, urumva birahuye. Tasiye n'umwana wa 10, nkaba wa 15, turegeranye. Imana nishimwe rero. Nanjye nuko nguko bimeze. Ndi umupapa w'umumama, nashatse umudamu 2013, aza kubyara abana 2 b'impanga, umuhungu n'umukobwa, arangije arapfa. Ariko mbere yo gupfara amagambo yambwiye, kuko yari umuganga kuri Centre de Santé ya Kibingo mu karere ka Ruhango, aho bita kwa Yezu Nkirimu. Rero yaje kubyara, ariko siho yabyare baduha transferi tujya ku hospital Kinazi, abyara umuhungu n'umukobwa. Arangije arambwira ngo sheri wanjye urabeho. Ndamubaza ntugiye he? Aransubiza ngo Imana yavuze ko icyuye umugeni. Ndamwihaniza cyane, arambwira ati oya winyihaniza, Imana yavuze ko icyuye umugeni. Rero urabeho, uzanderera abana neza, uzafasha imfubyi n'abapfakazi, urera undeberera abana. Icyo gihe yararembye ku buryo yari muzima, nta kibazo afite, nta na kimwe. Ahubwo ayo magambo no twamaze kuvugana, tumaze kuyavugana hera ko agwa muri koma. Amaze kugwa muri koma, amaraso aturunguka mu kanwa no mu mazuru, kandi ku muntu wari wabyaye neza batanamubaze. Abadukurikiye mutagira ngo bari bamubaze, ntabwo bari bamubaze, yari yabyaye neza rwose uko ababyeyi babyara. Rero arangije arapfa, yaguye kuri CHB i Butare. Sigarana abana 2, umuhungu n'umukobwa b'impinja. Ntafite ubamfasha, papa afite imyaka 98. Abakuru banjye ntidusangiye papa n'ibibazo, bambe mama n'ibibazo. Icyo batase baturushije bo barahuje, ariko twebwe ntabwo byari bihuje. Papa urumva yari umugabo uzi ubwenge. Oya, natwe yarabuzi, kuko papa nanjye yabaye minisitiri, yabaye burugumesitiri ko Komine Nyagatare. Babandi bitwa abatware ku bw'abami, abaveterineri w'akarere ka Nyagatare. Ni umuntu wari usobanutse, ariko nyine gusobanuka ntabwo bikuraho ko habamo ikintu cy'uruntu. Rero nareze abo bana njye nyine, umuhungu n'umukobwa. Mbwira data bukwe nti abana banjye dore nyina arapfuye, mfasha kubarera. Ambwira ko jewe nabo ntacyo dupfana. Arangije rero aramwe ngo abanjye nibapfa nzabarere, nibakira bazakizege. Abana banjye arabanga, mbarera njye nyine, ndaheka, ndapimisha, ndakingiza. Ejo bundi kuri 15 ubwo muzantumire, mfite anniversaire y'abana. Mfite anniversaire y'abana kuri 15 z'ukwa gatanu. Kuri 15 z'ukwa gatanu bazabuje imyaka 10, umuhungu n'umukobwa, Yves na Yvette. Umuhungu yitwa Rwibutso Tuyine Kiza Jado, umukobwa akitwa Clinton Forever Aime Yvette. Rero ayo magambo navuganye, ayo magambo yambwiye umudamu wanje, hamaze gushira umwaka nayasubiyemo ndatekereza, noneho njya nayaririmbamo indirimbo nyita Mama Yvette. Ko badukurikiye rero niyo mpamvu nitwa Mama Yvette. Iravuga ngo bagenzi mu Gisiyoni, mu gihugu cyo kwa Emmanuel, nimundeke nibuke Mama Yvette twamaranye imyaka 2 muri uru rugendo. Ntiyigeze ampemukira kandi ntiyigeze anyibagirwa, nanjye ndi hafi kumusanga. Amen.
Mami vete we ndagukumbura nkagira umubabaro umusozi wansigiye uraterera urijimye kandi uteye ubwoba wagiye nkukeneye ngo turere abana ari kwigendere igihe cyari kigeze ari kwigendere igihe cyari kigeze azaza nazatinda Yesu azaza nazatinda uko yabisezeranye natwe azaza nazatinda Mami Vete ajya kugenda yaransezeye yansigiye umurage kandi narawukomeje yambwiye kurera abana yansigiye yambwiye gufasha imfubyi n'abapfakazi yambwiye kubana neza n'abaturanyi Mami Vete we dore ndimo ndabikora Mami Vete we dore ndimo ndabikora azaza nazatinda Yesu azaza nazatinda uko yabisezeranye natwe azaza nazatinda reka ngarukiraho reka ngarukira abadukurikiye muyumve kuri YouTube nitwa Mami Vete hano hose nitwa Mami Vete ariko ndabakumbuza ko hari Imana ikora hari Imana irinda nihanganisha uyu muryango wagize ibyago ejo bizashira bosubire mu buzima busanzwe kuko nanjye maze kubyakira imyaka 10 urumva n'imyaka myinshi kurera ugaheka ugapimisha ugakingiza umwana akakunyarira akakunera uzi umwana wa nijoro mu burari marira arira umwaka ajya avuga ati umwaka arira undi akamwikiriza warazwa uzembagiza inzu uzenguruka inzu yose ntatarangira mu nzu ndi gucana buje isi iragenda irambonabonye isi irankaranga irabanza ishakira sarisha ishakira sesitomate ishakira ibirungo byose iranje irankaranga maze gushya irangabura ariko uyu munsi ndashima Imana kuko ari Imana ikora ubakana aka kanya abana mfite ubuhamya bwo kuvuga ngo abana banjye bakuze abamfashije baramfashije ariko ku kigero cyabagagombye kumfasha sibo bamfashije amina haleluya Imana yakoresheje abandi amina rero iyo Mana igikora uyu munsi naje kugera mu buzima burancanga ndeka gusenga numva ko Imana nyinubi ariko nyuma nza kugaruka ku Mana nibuka ko Imana ishobora ibintu byose none bisigaye nkoresha nkasengera abantu ubu tuvugana reba aka kanya nibwo mvuye Uganda naje nje ntabaye mvuye Uganda narindi mwivuga butumwa amina reba bantereyeho uyu munsi mvuye Uganda mazeyo nari mazeyo dore nga ndabona iki ndayizenguruka ndagenda Uganda mu Burundi muri Kongo muri Kenya no muri Amerika abo muri Amerika namwe mu ntumira nze tuvuga Imana abo muri Amerika mu ntumire Australia mu ntumire 2019 narindi muri Amerika nagiye kuvuga Imana iyo Mana ikora ni Imana ikukura mu cyavu ikakuriza indege ariko uzikurira indege mu buzima niba hari firingi baho nukurira indege jewe nta n'ikintu wambwira ngo ugiye kuma amafaranga ngo akiraga kofi ngo ukajyane ngo nurangiza ngo kuyikurira ari itike y'indege wagombaga kuma ndurira itike y'indege ahubwo nimpagera ni Imana iri bumpera umugisha uzikurira indege niyo ngiye Uganda nkabona iseni biba ngombwa ko mfata indege indege iraryoha ariko kujya wica umuzimu kuko mu muryango w'iwacu abazuriye ni bake amina ni babiri ni ngewe na mukuru wanjye umwe umukoroneri rero iyo Mana ikura ku cyavu igakura mu myanda ikicazanya n'abakome iyo niyo yitwa Imana amina haleluya iyo Mana ikura uwabuze urubyara akabyara ni Imana ituma uwabuze urubyara abyara ni Imana ituma uwabuze abana wapfushije yongera agakomera akabyara abandi ni Imana ikura ahantu ibintu byapfuye bikongera bikazuka amina haleluya maze iminsi ndi gusengera abantu babwira ngo hari Imana ikora kandi kankoresha bikagenda neza amina haleluya ejo ndi Uganda ni vuba rwose natewe yabikubwira twari turi kumwe hari umuntu yaramamagaye arambwira ngo urashaka ko musengera ndamusenya maze kumusengera Imana inyereka umugabo agiye gupfa mu gitondo bwakeye yikubita hasi agwa muri koma ariko Imana irangije irankoresha amina haleluya ndamusengera nakwerekana amafoto n'amavideo ubu aka kanya uyu mugabo ejo azava mu bitaro ejo niho bazamusezerera ariko baramubaze ubwonko bwe bwari ufite ikibazo Imana dusenga ni Imana ikora ni Imana itumenyesha mbere yuko ibintu biba
amina haleluya, ikatubwira ibintu. Bibiri iravuga ngo ibijya kuba ku ntore zayo ibizibwira mbere yuko bizibaho, amina haleluya. Kandi urakoze cyane, kandi abantu bose ntabwo ariko bagira umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo ariko abantu bose bagira iyerekwa, ahubwo bamwe bararota, abandi bakerekwa, abandi bakagira ikintu kibabaho. Rero nshuti zanjye, ndagutangariza itangazo rivuga ngo kora igihe cyawe cy'igihari. Wowe kora igihe cyawe cy'igihari, uzibare uri bupfe ryari. Mukandi manza ngeze hano hepfo musi y'akarere hano gato, imodoka yakubise abantu 3 bahita barapfa, abandi bakomeretse bacitse amaguru. Wowe wahaye ikimana, hari igihe cyawe kigiye kugera. Mu ruganiro ngo hari igisera gitono kigenda gutuka mu maso. Icyo gisera rero gishobora kukuretera ubuzibu, gishobora kukuretera ibibazo, gishobora kukuretera kutagarwa, gishobora kukuretera kudasanyuka, amina haleluya. Abantu ntibakwishimire kubanga Gatonda yakuvudeko. Gatonda ntari kumwe nawe, egera Imana nayo irakwegera, haleluya. We shaka ubwami bw'Imana gukiranuka kwayo, ibindi urabyongererwa, amina haleluya. Iyo yitwa ndiho, iyo yitwa rubasha, ikora ibyawe ugifite. Bibiri ejo bundi mu bisi yashize nagiye Uganda, hari ikintu cyambayeho. Nagiye mu iterano ndafashwa, mfata ibaga yanjye varisi, ndagenda mfata imyenda yose ndayigaba ngabana telefone mu rusengero. Sohotse ndibaza nasaze ndi muzima, nsanga sigaranye imyenda nambaye yonyine. Ngiye kumva numva umuntu ntazi ukwikiga inomero yanjye kuri YouTube arampamagaye anyoreza amadolari 200. Ndagenda ngura ibindi vugira ngo amina. Ngiye kubwiriza ahandi umuntu ahita amfata telefone yari afite arayimereza, niyo mfite Samsung A70. Umuntu ayimpa nayo naguze. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa, ariko abantu benshi ntabwo bazi gutanga. Kandi uko gutanga nibyo biri guherekeze mu irimbi, nibyo biri muri Zaburi 33 haravuga ngo nimpa nkamanuka nkajya muri rwa rwobo, amaraso yanjye azamara iki? Ngo mbese umukungugu wanjye uzaguhimbaza, ngo cyangwa uzatura umurava wawe, amina haleluya. Ndashaka kubwira abantu, ndi mu bihe byo gusengera abantu ibyabo byari byaranze bikemera, Imana igakorana nabo sobanura ibyabo bidasobanutse, amina haleluya. Ibidasobanutse Imana ikagira ite ikabisobanura, haleluya. Imana ibumugisha rero, Imana igumugisha nawe. Reka no gufata umwanya munini kuko tuzongera tugaruke, tukomeze kino gikorwa cyo gutabara, dukomeze iki gikorwa. Gusa bankenera bampamagara kuri 0783 90 667 0783 90 667 karindwi. Mfite n'indi ya Uganda guteranya 250 guteranya 2 5 6 guteranya 2 5 6 karindwi 2 3 5 3 5 3 karindwi 9. Izo nimero zose ziri kuri WhatsApp, izo zose mvuze ziri kuri WhatsApp. Wampamagara nkagusengera, nkakugira n'inama yo kubaho ku isi. Ntabwo abantu bose ariko bakugira inama, mfite experience, mfite uburambe. Ahubwo abanyamasengesho namwe musengere, nari narahaye imyaka 10 yo gushaka, none izuzura nzashaka nyuma y'imyaka 10, izuzura mu kwa gatatu kuri 15. Abanyamasengesho yo musengere, Imana iza n'umugore, kuko ndifuza gushaka muri uyu mwaka ariko nta fiance ngira, kirageze. Imana yarandinze mu myaka 10, none ngiye gutangira 11 nizane n'umugeni. Imana ibahumugisha, ndabakunda. Shalom, nakagaruka.